So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. Ababishinzwe hano babyumvise n'abandi bireba in principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikiranye ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa nakubwira iki umugaba w'ikirenga yakira n'impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi twubaka u Rwanda rwatubyaye. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madame First Lady, turabasuje mu izina ry'imbaga yose iteraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino. Duteraniye hano turabaturage baturutse mu turere twose tw'umujyi wa Kigali, hari abahagarariye abandi baturutse mu ntara zose z'u Rwanda, turi kumwe n'abanyarwanda batuye mu mahanga bumvise gahunda nabo baravuga bati nitwacikwa, turi kumwe n'inshuti z'u Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Turashimira cyane umwanya mwafashe mukaza kuganira natwe. Twaherukaga guhura dutya muri Nyakanga umwaka ushize ubwo twarangizaga igikorwa cyo kwamamaza uwo twifuzaga ko atuyobora ari we mwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi abanyarwanda twahisemo neza. Buri munsi mutugaragariza yuko twahisemo neza, kuko turabizi neza yuko iyo atabamwe aka kanya ntitwari kuba turiho. Iyo atabamwe aha duhagaze, aha twicaye, sinzi aho twari kuba turi. Ibyo turi kuvuga si amakabya nkuru, twarabyiboneye umugambi abatifuriza u Rwanda ibyiza bafite. Nari ngiye kuvuga ngo bari bafite ariko uracyahari nk'uko twabibonye. Turabashimira rero yuko mwaturinze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukaba duhuriye hano. Nge nitwa Sandrine Isheja Butera, nk'uko twabivuganye ubushize ubwo duheruka guhura i Gahanga. Ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Twese uko turi hano rero twishimiye kubabona, twari tubakumbuye, turifuza kubumva, turifuza kumva ijambo mwaduteguriye cyane cyane muri ibi bihe. With your permission, sir, the floor is yours. Mwanya ni wanyu. Mwaramutse neza. Nanjye nuko muraho cyane mwese.
ndishimye cyane kubona uyu mwanya ngo nze turamukanye tuganire dusabane nyuma y'igihe kirekire. Hanyuma mboneraho n'umwanya wo kuza ngo tuganire ku birebana n'ibihe tunyuramo cyangwa tugiye tunyuramo nyuma ya cya gihe twahuraga turi benshi nanone turi mu nzira yo kubaka igihugu cyacu. Ubundi nari nifuje ko twahura nk'ubushize turi mu gihe cy'amatora, abaturage benshi bakaza nkabona umwanya wo kubasuhuza, kubashimira, ariko bitewe n'igihe cy'imvura nabonye ko bitaba byiza kongera gushyira abantu hamwe 300, 400 ngo hanyuma banyagirwe n'imvura gusa tubure n'umwanya wo kuganira. Niyo mpamvu twahisemo guhamagara abantu bake n'abandi bahagarariye uturere bari hano. Ndibwira ko ariko ibyo tuganirira aha nabo biri bubagereho binyuze muri ubu buryo. Reka nongere rero nsubiremo mbashimire cyane cyane mwe bari hano n'abanyumva. Nanjye nuko urugendo rwacu rero ruhoramo ingamba zitandukanye. Ingamba ndavuga urugamba nyarwo, ariko nkavuga n'ingamba mu buryo bw'imitekerereze n'ibikorwa tugomba gukora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu n'abanyarwanda. Urugamba nyarwo nahereyeho murarwumva narwo ruhoraho. Urugamba nyarwo muraruzi? Mwaba mutaruzi gute? Rwa rundi nyine. Rwa rundi rw'umuriro. Niko tubayeho rero, niko amateka yacu yabigennye. Ni uguhora kuri uru rugamba rufite ibice bitandukanye. Ndandambara.
mpere ku bya mbere by'ibanze ari ibijyanye uburyo bw'amajyambere, ibijyanye n'ibikorwa remezo, ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'uburezi, hari ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, hari ibijyanye no gufasha abatishoboye kugira ngo nabo bishobore, tugendere hamwe, ari ibijyanye n'imibanire yacu n'ibindi bihugu byaba mu karere, byo mu karere, byaba amahanga yandi. Ibyo byose navuga ko mubifitemo uruhare, byagiye bitera imbere ku buryo budasanzwe. Ndabashimira cyane n'abandi twe bose dukorana. Niko bikwiye kumera, niko bikwiye gukomeza, ndetse bikaba byanarushaho. Ariko uko mbivuga, sinyobewe ko amateka arakomeye kurusha ibyo byose. Amateka yacu aragoye ku buryo abo wita inshuti, bamwe mwita partners, ku ruhande rumwe baguhesha ukuboko kumwe bakakwambura bakoresheje ukundi kuboko. Impamvu nayo ni ukugira ngo ugume muri ayo ngayo, ntupfuye, ntukize, baguhorane batyo, baguhorane udakize, utanapfuye. Ariko ndetse ubemereye ukarangaraho gato no gupfa ntacyo bibatwaye. Ibi mvuga n'ubundi tujya tubiganira, ni ukuri. Utarabona ubuhamya ubu ntabwo azi isi arimo uko iteye. Reka noneho nashaka kubabwira ibihe turimo, ngo nubakire kuri ibyo ngibyo maze kuvuga, kuko ibihe turimo byerekana ibyo navugaga, yuko mubana, abo bita ngo ni inshuti, abo partners n'abandi, ariko mu mateka ajya kure, mu mikorere yabo no mu mibanire yabo natwe. Ariko ubwo twebwe ndavuga, ndahera ku Rwanda, ariko nujya kubisesengura kurusha, birafata iyi ntara ya Afurika yose. Niko tubaye, niko tubanye, niko bashaka ko ariko dukomeza kumera. Icyo gihe rero hariho guhitamo.
twe nk'abanyarwanda cyangwa n'abanyafurika bandi biroroshye kuguma aho hagati udapfuye ariko utanabayeho birenze uko abantu benshi babayeho ntacyo bigusaba ntabwo rwose ntacyo ugomba kwishyura rero njye nari nzi ko abanyarwanda twahisemo hari n'abandi banyafurika bagerageza twese turagerageza bigaterwa n'ubushake n'imbaraga abantu babishyizemo amateka yacu tubayemo mvuge mu myaka 30 gusa ishize ariko ifite iyindi yayibanjirije myinshi n'imibereho mibi y'igihugu cyacu n'abanyarwanda muribuka abacu twatakaje ni byiza ko ngiye kubivuga tugana muri uku kwezi twibuka kwa kane ababigizemo uruhare batari abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta urw'abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo ndetse banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo wo kudapfa ntukire ibyo ukagomba kubyishyura bisaba bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo murayizi abaturanyi twagize ibyago hamwe buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa rukajya rutugarukaho
rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo, abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda. Ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na hehandi. Ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabubahaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese? Turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagera aho ugarukira, ubushake butagera aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3. Ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye ntabwo nirwa mbitindaho, sinirwa mbisubiramo. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bishe abantu hano
uwitwa ninde ni Gakwerere. Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda, ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe, ku mugaragaro mwarabibonye, aho za Goma n'ahandi hose. Bisha abantu ku manywa y'ihangwe, ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi ibyo aribyo. Bemera human rights za bamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera? Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera, bakagutegereza kuza kubica? Byose ko ari ugupfa se nanone? Napfa ndwana nawe? Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkande, ubwo rero byarangira gutyo. Aba barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka, iyi ntambara ibaye ejo bundi mu 2022 byari byabaye no mu 2012. Imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye. Ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho, aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho, bagera kuri byinshi, barumvikana, nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa. Ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa. Ariko ejo bundi iraza birivanga, bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi. Baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo.
bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda. Zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye. Ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni. Loni yabaye no mu Rwanda no na kera nabumva bayiririmbana. Aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda. N'ubu biracyari mu Rwanda, racyari muri Kongo. Nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. Ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze y'imyaka ingahe? Hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho. Ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabomba yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije. Niko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi. Ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda. Ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga, ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda. Hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi, abitwa abamerisoneri. Abamerisoneri nayo mbaherutse kera mu mateka. Barabazanye, mwarababonye nabo banza baranyuze hano mu Rwanda. Ariko nta babarenganya, nta nubwo bazi geography, ntabwo bazi ko aka karere gateye.
n'amateka ntibayazi, baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana. Abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura, ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki, uyu ni iki, uyu ni iki. Abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze, ntabwo bemewe. Ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe, icyo gihe baremewe, niko baje. Ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo, biduteye ibibazo, kandi tutazabyemera, tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya. Niko byagenze rero. Ubu ibyo ubona birirwa baturega muzi mu Kinyarwanda gukoronga, murabizi, birirwa badukoronga. Gukoronga ni ugutukana. Bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo, ikabanza ikaba iy'u Rwanda, icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta na hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo. Nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka. Barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi, ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda. Ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Byarangiza rero Ububiligi bwakoroneje ibyo bihugu bitatu, ngira ngo ni nabwo ni nazo koroni gusa zakoronijwe n'Ababiligi. Bakagenda bakajya i Kinshasa bagatunga urutoki u Rwanda, bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose ko
kubikora ku Rwanda ariko se wowe nta soni ugira isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko u Rwanda uko rungana u Rwanda twebwe twicaye aha tugateranirwaho n'isi yose ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turi aho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho dushaka kubaho uko dushaka kubaho baduhaye amahoro baduhaye tugiye kuzira ko tungana nabo ariko bo bafite ahandi bavugira haturuta ariko ibyo rero ariko byahereye na kera ntimugire ngo ni n'ibi by'iyi ntambara gusa baduhereye kera baduhereye kera na mbere yaho y'intambara cyangwa igitangira bigahora ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya barabanza banga ambasada wacu twabohereje ngo ntibamushaka akavuga ngo hari ukuntu ashobora kuba atarakoreye neza Kongo ibyo tugiye kubizira akongera mu kanya bati ntabwo tubemerera ko mugira mutya ariko tukababaza ariko mu babandi mwadushinzwe nande abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda aba bantu mureba aba ngaba turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira aba batunanira hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro ubwo ariko ndabivuga mbateguza ariko nteguza namwe abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri uru rugamba rwo kubaka igihugu cyacu turashaka kuba abanyarwanda ntabwo dushaka kuba ababiligi uwo bitarajyamo abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba abanyarwanda tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira bakatuva ku ubu ndababwira nta kantu ndi busige
akantu rwose ndi buba ariko kandi niyo nzira turimo yo kuba twebwe ntabwo twaba abandi dukwiye kuba abandi dukwiye kuba twe tukabana n'abantu tugahana amahoro tukikora ibyo tugomba gukora biduteza imbere akaba ariyo dushyira imbere yacu rwose niko mbyumva sinzi niba hari undi ubyumva ukundi abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe kuba uko ushaka kubaho wowe biravuna ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi ni ubuzima bw'umuntu ariko aba bantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye ni ya nzira biraza kutuvuna bimwe mu giswahili bita kufunga mkanda mnajua unafunga mkanda ni ukwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje unafunga mkanda urabyumva twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda sio kufunga mkanda peke yake ni kupigania uhaki wetu lazima tupiganie uhaki wetu tuna haki ya kupigania sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo so ibingibi bari aho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura kuko ubajije uti nakora iki mbese nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwoko biduha ntabwo baguha igisubizo cyuzuye kuko ntibakubwira ngo irengagiza interahamwe
uziveho zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo, kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere, uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica, ufasha ababica, ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe, kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Rero abanyarwanda, icyo nashaka kuvugana namwe, nagira ngo mbabwire uko ibintu bimeze gutyo, bimeze uko mubyumva, buri wese arivugira arikorera ibyo ashaka. Ariko twebwe ndagira ngo mbasabe ngo twe dukomeze inzira yo kwikorera, ntawe dushotora, ntawe twanduranya, ntawe dushaka kwanduranyaho. Ariko iyo umuntu ashaka kukwica ubigenza ute? Ari muri za nyigisho, ariko nta kibazo ufitanye nazo. Mbiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira utya. Ibyo ntabyo ndimo. Mumbabarire munyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe, nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo niyo dini yanjye. Dini yanjye yo kubisa aha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora kuba. Ntabwo muri ibi bibazo turimo, iyo mikino cyangwa iyo myumvire, ariko ikibanze ni uko rwose twakomeza inzira turimo yo kubaka igihugu cyacu, kubaka ubumwe bwacu, imbaraga zacu, no kubana neza n'abandi, ari abaturanyi, hari n'abandi bakure, turifuza kubana neza nabo, ariko bagomba kuduha amahoro twifuza, dukeneye, nk'uko natwe twakora ibyumvikana bizima kuri bo. Ariko ibi bintu ngira ngo Rwanda erega icyo bita failed state, twari ahantu iki gihugu kitazongera kuba igihugu. It was not supposed to be a nation again. Rero hari abo byatangaje cyangwa byababaje kubona abantu bongera, ni nko kuzuka, kugira ngo dusubire hariya tuvuye, yeretse utarahabaye nta wahasubira. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tutazahasubira,
dukomeze inzira iduteza imbere nubwo haba abaduca intege cyangwa bashaka ko babirwanya ntitugire aho tugera. Ndagira ngo rero hasigaye dukomeze twubake, dukomeze ndetse n'umuvuduko w'imibereho myiza n'ubukungu ko byagendaga, dukora ibishoboka byose. Abakozi bamwe b'inzego zitandukanye, bamwe cyangwa sinagize nibagiwe nagize ngo ibyo mugiye mubigabanya byadufasha kuziba kiriya cyuho giterwa n'ibi abantu bamwe bashaka kudukorera cyangwa badukorera n'ubu ngubu. Iyo dufite pressure, aho kugira ngo ucike intege, pressure ikwiye kukuviramo imbaraga zihangana nayo. Ukwiye kwanga gushyirwa hasi, ukoresha imbaraga zose gukomeza uhagaze ndetse ujya imbere uko bikwiye. Nicyo rwose nashatse kuganira namwe, nicyo nabatumiriye. Ngo ni ukuvuga ngo turi ku rugamba, tugomba kurwana twese turi hamwe. Ariko njya mbwira abantu ko nta cyatunanira, tuba tutarashize cya gihe ubu nibwo twashira. There is nothing worse that can happen to us than what happened to us long ago. Nothing. Nta kibi gishobora kutubaho ubu kiruta icyatubayeho. Niyo mpamvu mudakwiye kugira ubwoba na busa. Ariko ugize ubwoba niba utinya gupfa, ubwoba burabigukiza, bugukiza gupfa. Ahubwo nabyo bikamera nk'ibya bindi nababwiraga wa mubyeyi ziriya nterahamwe nabo bari bazishyigikiye n'aba bandi bose ubwo ni kimwe, bakoreye ibyamfura mbi, barangiza bakamubaza ngo bamwice bate, bashaka gupfa gutera, bamurase, bamutera icyuma, arabareba mu maso arabavuma. Natwe niko tuza kubagira, turabavuma. Nta cyatubaho kirenze icyatubayeho. Niyo mpamvu ushaka kukwica ni byiza ko wamurwanya. Ngira ngo reka mbe ndekeye aha, hanyuma ka bureke gake, bashaka bureke, then ndagaruka tuganire, ushaka kugira icyo abaza
icyo ari cyo cyose akibaze.
mucogeje karame mungeri we kukwamamaza n'umuhe karame mungeri we ibikorwa biravuga karame mungeri we nge nkabimbiza ururi karame mungeri we ariko sinabirangiza karame mungeri we mariyeza mudasobwa karame mungeri we kagame mungeri we karame mungeri we karame mungeri we wanambiye mucogeje karame mungeri we kagame mungeri we karame mungeri we karame mungeri we wanambiye mucogeje karame mungeri we watuzaniye girira karame mungeri we inshusho n'ikivuguto karame mungeri we ababebe batindanye karame mungeri we abasaza n'abasore karame mungeri we abakecuru n'inkumi karame mungeri we kagame mungeri we karame mungeri we karame mungeri we wanambiye mucogeje karame mungeri we kagame mungeri we karame mungeri we karame mungeri we wanambiye mucogeje Kagame Paul wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano burya mu bukungu wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano imiyoborere myiza wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano imibereho myiza wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano tuzamutora ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano RPF ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano Kagame Paul ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano agaki 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 VUP wacu ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano Girinka munyarwanda ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano mituweli wacu ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano agaki 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 sukuni sukura wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano imiturire myiza wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano Girinka munyarwanda wa mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano Kandagira ukarabe ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano Kagame Paul ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano agaki 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 Kagame Paul ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano mituweli wacu ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano isuku n'isukura ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano mituweli wacu ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano tuzamutora ya mbere yakabano ibikorwa byawe bya mbere yakabano agaki agaki nimugire ubwoba umutereva nyikoro u Rwanda mureba rugeze mu kirere nimugire ubwoba umutereva nyikoro u Rwanda mureba rugeze mu kirere nimugire ubwoba umutereva nyikoro amajyaruguru sabwe nimugire ubwoba nimugire ubwoba umudereva na fani amajyepfo rero nimugire ubwoba nimugire ubwoba umudereva ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabashimiye cyane umwanya mwaduhaye tubashimiye cyane ubutumwa mudusangije mu kanya kandi ubwira uwumva ntavunika hari ikintu mwavuze muti utarabona ubuhamya ubwo ntarabona uko isi iteye twe rero nubwo turi bato si ukubona ubuhamya gusa
turi ubuhamya bugenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twarapfuye muravuga ngo tubeho tubaho. Wa mutima rero utagira aho ugarukira mwavugaga, na bwa bushake butagira aho bugarukira mwavugaga, turabifite. Abanyarwanda ntibazongera gupfa ukundi. We shall prevail. Hari benshi bifuza nabo kugira icyo bababwira, mubitwemereye twabakira muri uyu mwanya. Niba hari abashaka kugira icyo basangiza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwanya n'uyu. Ndabona hari ab'inkwakuzi no hirya iyo. Abafite mikrofone muri protocole badufasha. Hari umuntu nabonye wazamuye bwa mbere hirya hariya muri 118. Yego. Abafite mikrofone mwadufasha mu 118. Yes. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Evariste Murwanashyaka, ndi umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'abanyeshuri mu mashuri makuru na kaminuza intagamburuzwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sabye ijambo shaka kuvuga impungenge mfite nk'urubyiruko, ngira ngo tuzihuje n'urubyiruko bagenzi banjye. Mwabikomojeho kandi natwe turabibona umunsi ku munsi iyo dufunguye imbuga nkoranyambaga. Tubona amavideo, tubona amafoto y'abantu bicwa nabi cyane. Twebwe urubyiruko turi bato, ntabwo twabashije kubona cyangwa kumenya uko jenoside yakozwe, gusa uko tugenda dukura tugenda dusobanukirwa. Uyu munsi turishimira amahoro n'ubumwe dufite. Rero ni ubwa mbere n'amaso yacu twiboneye aho umuntu bamutwika, bakamurya, bagatwika inzu ku manywa y'ihangu, bakica abantu, izuba riva, amahanga arebera, ndetse n'imiryango mpuzamahanga ntibagire icyo bakora. Ngira ngo ni nabo bavuze ijambo never again, ko bitazongera kubaho nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi. Ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe barimo barakora. Ikindi tubona ni ibiganiro by'amahoro, zino regional process ntabwo zirimo gutanga igisubizo cyihuse ngo ibi bintu bikemuke. Hari ingabo za EAC zagiye kugarurayo amahoro, kandi uko tubikurikirana twabonaga byatanga umusaruro, barazirukanye. Monisco na UN mwarasa ku ngingo, niba ari igitekerezo niba ari ikibazo vuba vuba. Yego, murakoze cyane. Ni impungenge nari mfite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubona iki kibazo aka karere gafite kandi cyototera n'u Rwanda kubera ingengabitekerezo ya jenoside iri mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kizarangira gute dushingiye kuri iyi context, cyane cyane ku mpungenge nagaragaje hejuru? Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyo nubwo gikomeye kizagira ubwo kirangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bizarangira wenda buri wese ntazabona 100% icyo yifuza, ariko hazabaho ko buri wese azagira icyo avanamo yari akwiye. Byonyine aho ibintu bigeze, aho byatangiriye, iyo abantu bashaka amahoro bakumvikana, bagaha abandi uburenganzira bakwiye, wenda ntibiba byaranageze kure. Ariko abantu bashatse gukoresha imbaraga kugira ngo babuze abantu uburenganzira bwabo, bo bagere ku cyo bashaka. Icyo bashaka byari ukubuza abantu uburenganzira mu gihugu muri Kongo. Cya kabiri byari ukugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda.
aho ibintu bigeze ubu biragaragara ko imbaraga izo arizo zose kuba arizo ukoresha kugira ngo ubone igisubizo bidashoboka. Iyo biza kuba bishoboka ntabwo ibice byo muri Kongo y'Uburasirazuba byafashwe bitakirimo ubutegetsi bwa leta ntibiba byarashobotse. Ubwo byari bikwiye kuba rero byereka abashaka gukoresha imbaraga kugera ku gisubizo bifuza bo ko bidashoboka. Ubwo niyo mpamvu abantu bazagaruka mu buryo bwo kumvikana. Ubu niyo nzira iriho, niyo East African Community SADC bahuriye Nairobi, barahurira Harare, nibyo baganira ukuntu habaho inzira noneho ya politiki irangiza ikibazo. Iyo nzira rero izagomba kuba ndende. Nanone niyo bigiye muri politiki abantu baba bashaka, buri wese ashaka kwigwizaho ibyo yifuza ngo abe ari byo binyuramo, ariko bitwara igihe gusa, bigera aho abantu bakagira icyo bumvikanaho, cyane cyane iyo bamaze kubona ko inzira yo gukoresha imbaraga gusa itagira aho ibageza. Navuga ko intambwe imaze guterwa, abantu bumvise ko niyo hari abakibigerageza basubira inyuma bakongera bagashaka nanone bizajya bibagendekera nk'uko byabagendekeye na mbere hose. Ariko ikindi nakubwira nuko uko ibintu byose bimeze aho bigeze, uku kubaka imitwe y'interahamwe ku mupaka w'u Rwanda guhera mu majyaruguru kugera mu majyepfo, byo ntibizasubira. Niho turi ubu ngubu, interahamwe kongera kwiyubaka zigafashwa na leta, zigafashwa n'abandi bashaka kuzikoresha kugira ngo zitere u Rwanda, zice abanyarwanda. Icyo gisa n'icyabonye umuti. Ibisigaye ni ukureba uko abafite uburenganzira bwabo babuzwa bidakomeza muri Kongo, abafite ibitekerezo bitandukanye muri Kongo byo gukemura ikibazo cyabo bazagira ubwo bumvikana nabyo bitange igisubizo. Ngira ngo ni ibyo ngibyo navuga bibiri birasa naho biri mu nzira. Aho turi hararuta ejo uko hari hameze. Twakwakira n'undi, ndabona hari abamanitse hari inyuma mu 103, turi bugende tugerageza kugera muri buri gihande uko umwanya utwemerera. 103. Alo, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye ni Ismael Bukanan, aba ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro nziza muduhaye. Mfite ibintu bibiri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya mbere ni uko ngira ngo tuvugane nk'Abanyarwanda ko tugomba kuzirikana aho iki gihugu cyavuye. Mu mpanuro mwaduhaye bigaragara neza ko bitari byoroshye, ariko nk'Abanyarwanda tugomba kubifata nk'umusingi kuko byatugejeje ku bumwe n'umutekano dufite muri iki gihugu. Ibyo turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mwabikomojeho, reka nk'Abanyarwanda munyemerere twumve ko izi mfashanyo abo bafatanyabikorwa dushimira ko twafatanije igihe cyose, ariko igihe kirageze ko
kubikoresha mu nyungu za politike, bakabitwara nk'intwaro ya politike mu kugira baducemo ibice, badusenye. Ibyo rwose abanyarwanda tudashobora kubyakira na rimwe, kandi turabibemeje nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndangiriza kuri iki nyakubahwa perezida wa repubulika nsaba urubyiruko ruri hano ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ni ukuri tugomba kumenya ko ubumwe, umutekano w'abanyarwanda ni inkingi ya mwamba igomba kuduhuza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndangiza navuga ngo urubyiruko rwacu ariko Rwanda rw'ejo nibabe maboko yo kureba imbere, kandi tuzirikane ko tutazajya hasi ngo tujye ku mavi kugira ngo twemere ko abo bantu badushukisha imfashanyo yabo. Reka rero urubyiruko namwe abanyarwanda turi hano tuvuge guti tuzaba twebwe kandi tube abo turi bo, kandi turi tayari nyakubahwa perezida wa repubulika kubana n'uwo ari we wese ushaka ko tubana ariko mu bwubahane. Muri ya mvugo yacu turi kumwe. Nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze kumpa ijambo. Murakoze cyane. Ndabona hari umubyeyi nawe ushaka kugira icyo avuga hano hagati. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Bamuzinire Adela, nkaba mpagurukijwe no kugira ngo mbashimire nk'umunyarwandakazi wabaye muri iki gihugu igihe cya jenoside, nakivukiyemo kandi ngikuriramo. Ndabashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ubuhanga, ubutwari n'ubwenge mwahagarikanye iki gihugu jenoside yakorewe abatutsi, kandi ibyo ntaho byagiye muracyabifite. Ndabishimira Imana ko tukigufite nyakubahwa. Umbanjirije yabivuze uburyo mwubatse iki gihugu, ariko ndagira ngo nongereho ikintu kimwe. Iyo ntekereje imitekerereze, akavuyo ko kunyuranya imyumvire byari biriho mumaze guhagarika jenoside, mugatangirira ku busabusa, mukabanza kubaka imitekerereze yacu kugira ngo tubanze tugire imyumvire isa, bintera ishema uyu munsi iyo mbona ibyo twagezeho kubera inyigisho zanyu za buri munsi mudahwema kutubwira kugira ngo dushobore kubaka igihugu. Nta wubaka rero atagize uko ahuza n'undi mu mivugire. Aho kigeze harashimishije, kereka udashaka kureba cyangwa se ufite n'ubundi iyo mitekerereze yo gusenya. Harashimishije aho mugera no kuba batishoboye, mukagera ku bakene, mukagera ku nshike. Ibyo ni ibintu by'indangagaciro umuntu wese akwiriye kureberaho kugira ngo n'Imana iduhe umugisha. Ntabwo rero nk'uko n'abandi babivuze narangiza ntabwiye urubyiruko bana bacu, iki gihugu ni icyacu, twakivukiyemo, niyo gakondo Imana yaduhaye. Nitutagisigasira ngo twumvire uwo Imana yaduhaye ngo atuyobore, Imana izatubaza izo nshingano, kandi kubisubiza nimutabigenza neza ngo mutunge imitima y'ubwenge, tuzabura icyo tuyibwira, ubwo aho tuzajya murahumva namwe. Rero ntago nakomeza kwizimba, ariko ubutumwa mbahaye bukomeye nubwo kudasubira muri kakajagari n'ubu turimo twumva bamaze no kutubwira, tukagira imyumvire imwe, tugakomeza kubaka igihugu gifite amahoro arambye, mukagiteganyiriza abana banyu igihe kizaza kirekire. Murakoze, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Niba hari undi ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi, ndabona hejuru abinyuma batagira ngo nabirengagije. Mu 108 afite mikrofone, mwadufasha. Murakoze cyane, Your Excellency.
My name is Francoise Nijena, a young Rwandan who recently decided to come back home, where I worked and lived in the US for several years. In fact, you might remember, last time I saw you was during Rwanda Day in Washington, D.C. I will also say what I do want to share. I think listening to you, I was really inspired to share a few thoughts as a young Rwandan, speaking to my fellow young Rwandans. And what I really want to say is, since coming home, I've been getting one question over and over again: why did you decide to come home? Kuki watashe mu Rwanda ugasiga amahirwe muri Amerika? So I really want to address that. And there are two key reasons that I want to share. I hope you'll allow me like 2 minutes, if that's okay. The first is my story, a story of access to opportunity that I could never have dreamed of, even in my wildest dreams. Navukiye mu Ngororero, aho abenshi bazi nka Kibirira, mbura ababyeyi banje nkiri bato, nderwa n'umukecuru wanje n'abandi bavandimwe n'abagira neza bandi. But despite growing up in extreme poverty, that did not stop me from having access to opportunities. It did not stop me from ranking top in the country, becoming Hubito Icheza through the Imbuto Foundation program. Thank you, thank you. And after that, being selected into the prestigious Bridge to Rwanda program that some of you know of. Going from there to getting a full scholarship into the US, into a top university in the US, getting to work at Harvard University, and even getting admitted into Harvard and other Ivy Leagues for my master's program. So I say this not to brag, but to speak to the kind of opportunities that many young people in this country have had access to, thanks to your leadership that has allowed us to have access to opportunities, not because of our age, or gender, where we come from, or the different identities. And so young people, as you look around, for example, the different ministers that you see, so many young ministers. And so for me, when I see these young ministers, see what the country has trusted many young people to do, I am inspired, and that's why I decided to come home. Thank you. Now, the second reason that I'll walk through very quickly is our visionary leadership. Many of you know Vision 2020, Vision 2020. Nagendaga mu cyaro nkabona akabotike Vision 2020 nkirakana gato. And now we're living in this dream that seemed like crazy. So as we look to Vision 2050, and let me just briefly paint a picture for you. Ejo bundi 2023 naratashye nza mu Rwanda, so to give my family a holiday, mbavana mu Ngororero, nkodesha imodoka, nkodesha inzu nziza Nyarutarama, nice view. Nuko one of the days I took my grandma for a walk around Kigali Heights Convention Center. Turazenguruka buhoro buhoro, tugeze around Convention Center, butangira kwira amatara araka. My grandma ahita avuga ngo ngo u Rwanda rwabaye ijuru. And so for me, that struck me because that's how far we've come. That's how far we've come with the leadership that has built a country that many of our parents, our grandparents literally call a heaven on earth. So as we think about Vision 2050, the future of our country, I just want to encourage my fellow young people that our leadership has given us opportunities and has shown us that we're capable of anything. We've been reminded today that there's nothing that we cannot do, and we're unstoppable as young Rwandans. So I hope that we carry that with us today and make sure that Vision 2050 becomes the dream that we saw happen in 2020, but even better.
Thank you. Murakoze cyane ku buhamya udusangije ndetse no gutera ishyaka abandi bakiri bato kureba ayo mahirwe u Rwanda ruha abakiri bato. Wanakarutse ku byerekeranye n'abayobozi bakiri bato, abaminisitiri bakiri bato, yuko iki ni igihugu giha abakiri bato amahirwe kandi nahacu kugira ngo tuzakigeze kure kurushaho, heza kurushaho. Urakoze cyane. Twakwakira uwanyuma, twareba no muri biriya bice abicaye hano hasi, hari aho imbere aho twigeze tureba. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Keza. Ndi umwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga n'abo u Rwanda, bameze nk'aho babyishyurirwa muri make. Njyewe ndashaka gukangurira urubyiruko ruri hano cyangwa buri muntu wese ufite social media kudatinya gusubiza, gutanga ukuri ku Rwanda. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari, bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibiri mu kunyuraho tubyemere duhari? Ntago tuzabyemera. Ndashaka kugushimira cyane nyakubahwa kubw'umutekano duha, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza duha. Icyo nakwizeza cyangwa se n'urubyiruko, ngiye kubavugira mwese, nk'uko watubwiye ngo turyame dusinzire, natwe kuri social media turiyo, kuko ni tool nini cyane ibipinga cyangwa se abantu badashakira u Rwanda amahoro. Turiyo, iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Urakoze cyane nyakubahwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mutwemereye twacumbikira aha cyangwa se twakira n'ibindi bibazo. Hari umuntu wahagurutse hariya. Komeza. Yego, amaze umwanya rwose ahagaze, twamwakira. Mwiriwe nyakubahwa Perezida. Bagiye bihutisha twafatiye benshi cyangwa amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira, izina ry'akazi. Icyambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa, abo mukorana hafi, abo mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa, dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event, kariya kazi k'uje ubyina nanjye ndi mu baje bakubyinisha. Ikindi cyanshimishije muri campaign twari kumwe, ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro, ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo cyanje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda, nkitwa nanjye nkitwa umwana w'umunyarwandakazi, nkibera uwanyu. Murakoze. ababishinzwe hano babyumvise? Ni bande bireba? In principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki? Mwakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari impanuro mwaduhaye, hari ibyo twaganiriyeho. Twakwakira abandi mu bitwemereye. Murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nwabine Isaac Karemera, nkaba mpagarariye abanyeshuri ba University of Kigali ahangaha. Murakoze kubw'umwanya mumpaye nanjye kugira ngo mbashimire.
I just want to thank you very much. Thank you, Your Excellency. Warakoze kutaba nka Mose. Mose ngo yayoboye Abayisiraheli bakura muri Egypt. Hanyuma ageze ahageze ibyo yakoze Imana iramubwira ngo kiriya gihugu urakireba ko ntago uzakigeramo. Twebwe watugejeje yo mu ijuru ryacu. Thank you very much. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzubanye ruri hano kubisabira akantu. This is our home. This is our home. Nimwe mwese muri hano. Kubandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ako kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. In whichever way. Sinzi impamvu muterwa isoni cyangwa se muterwa ikimwaro no guhagarara ku gihugu cyanyu no kukirwanirira. Sinzi impamvu. Naga ibirenge byanyu bikora hasi murareba hanze sinzi aho mureba. Let's fight for our country. Mane bahereza umugisha. Murakoze cyane kandi kigaragara ubutumwa bwumvikanye inyakubahwa Perezida wa Repubulika twagarukiriza ahangaha. I have one thing to say. Please, if you may. Thank you so much. Thank you so much, His Excellency, and by the names of Rwema Derek. I also have one concern. And I know just go kuvuga ariko let me say it. Ndi umunyarwanda. Ejo bundi numvishe speech ya General Kabarebe ari kuvuga about uburyo hari weapons zabaye gathered. Byagaragaraga ko benda gutera u Rwanda izo weapons zishobora kuba zarasa 50 kilometers to Rwanda. So my concern is one, before they sanction Rwanda, why shouldn't they sanction Congo? Because how do you give citizens weapons? We've seen on social media young kids with guns. So every person out there who is responsible for sanctioning, start with Congo, please. My second concern is the last time I heard your speech, you reflected on Made in Rwanda, and I love that initiative. Kuko turi abanyarwanda, ariko ndashaka, ndashaka ko Made in Rwanda products zishobora kuba zajya kuri price ziri affordable for everyone as a Rwandan. Yes, that's my concern. I thank you so very much. Ndabakunda birenze muri ntwari birenze no kuvuga ubutwari. Imana imeze bakoreshe. Turabakunda cyane. Blessings. Long live. Hari umubyeyi hariya wakomeje ashaka kugira icyo avuga, reka tumuhe umwanya. Hari umubyeyi urimo hariya ngamuhereza microphone. y'u Rwanda rwacu banjije kukubwira ngo abanyarwanda turagukunda. No ku ruhare rwanjye ngewe uhagaze imbere yawe ndagukunda. Nitwa Mukarubega Jeanne, navukiye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Kigali, umudugudu ni rya Sharangabo. Nshakira muri Gasabo, nshakira hano Nyarutarama, ariko umunaje ari Kimihurura. Rero Perezida wa Repubulika, ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuva muri 59 nari umwana, nari mfite imyaka 4, nkura mbona ababyeyi, nkura mbona abavandimwe, mbona abaturanyi, nta muntu wari ufite umutima muzima. Twahoranaga ubwoba, ntitwasinziraga, ntabwo twagiraga peti nubwo tutagiraga ibyo kurya, ariko nta na peti twagiraga. Iyo umuntu afite ubwoba amara barimo gushya mu nda, ntasinzira, nta kimunezeza, ntiyambara ngo aberwe, ntiyahinga ngo abone umubyizi, ntiyacuruza ngo yunguke, ntiyabyara ngo arerere igihugu.
mpagaze hano gusa ngira ngo ngushimire nyakubahwa perezida wa repubulika wakoze ngewe menye ubwenge nasanze ingoma ya Kayibanda asimburwa na Habyarimana abo narababonye wakoze ibyo batakoze wakoze ibyo abapadiri bazanye Bibiliya bigisha ijambo ry'Imana ibyo wakoze ntibabikoze wakoze ibyo abapasiteri batakoze warakoze hari indwara imwe abanyarwanda twazize ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye ahubwo tuyiterwa n'abandi kumva ngo abantu Imana yaremye bamwe ngo ni Abahutu abandi ni Abatutsi abandi ni Abatwa ubwo bwari uburozi nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo babura ubumwe dufite nyakubahwa perezida turagushimira iyo umuntu abatijwe nitwa Mukarubega data yanyise Mukarubega ngo niwe mugeni hanyuma izina ryo kwa padiri na pasiteri nitwa Jeanne ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda waratubatije ayo mahanga yose aterana ntago bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda babashe kumenya yuko ari ayo mazina ntago bigeze babimenya ariko wowe warabimenye ubu ndi umunyarwanda ababyeyi iyo tugenda turi abanyarwanda abana iyo bari mu ishuri ni abanyarwanda nyakubahwa perezida navuga byinshi ariko reka mbwire n'abanyarwanda bose turi kumwe ibyo nitegereje ngewe maze kugira imyaka 70 namwe muzitegereze rubyiruko mbivuze kugira ngo n'urubyiruko rubyumve ntabwo mwaje mugahandura imvunja ntizari zaratuzengereje ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora perezida turagukunda nyakubahwa perezida naba mpagaze hano wenda abanyakigali bakavuga batari ko si uwo nguwo aturukayo ngewe mvuka kwa Rafayire Kabarega ka Gakomo ka Mudoyire wa Segatare wa Ndabarasa ariko iwacu ntitwigeze tugira na meya iwacu ntitwigeze tugira abantu barigaga ariko bageze hagati bakabacamo imikato ariko uyu munsi wa none abana bagiye mu mashuri bose bariga turagushimira ko mwitegereze abana basohoke mu mashuri mu barebe basohoke mu ngo zanyu hari abantu bakigira amabinga perezida mumbabarire nimbwire perezida uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho ntiwakwerekana umuhutu ntiwakwerekana umututsi n'umutwa nuko twese dukaraba watwegereje amazi turakaraba tugacya abana bacu barakaraba bagacya abana baragaburirwa ku mashuri nta mushonji perezida wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana ukabicaza hariya tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu perezida akanya ni gatoya mfite imyaka 70
ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18. Murakoze Ni cyane. amahoro waduhaye. Humura ntabwo inzara izatwica. Humura ndaguhumurije. Waratwigishije. Ubundi se abantu biga mwiga imyaka ingahera? Hari universite n'amashuri abanza ni 12 bakubitaho nandi wenda b'imyaka 18. Imyaka 30 uratwigishije. Akarima uturima tw'igikoni ni tayari. Ibibina mu midugudu yacu ni tayari. Turafatikanya. Ntawuzananirwa kugura umufuka w'umuceri ufite 2, undi akagira 2, undi akagira 2, turabiteranya. Uwaburaye agataha afite umufuka w'umuceri. Murakoze cyane n'ukuri. Nyakubahwa Perezida, Murakoze cyane. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mubyeyi amarangamutima yari afite mwayumvise, urubyiruko mwarwumvise. Ibyo nibyo biri mu mitima yacu, nibyo twashakaga kubabwira, nibyo twashakaga kubasangiza. Ngo abandi babiri, aha hari umubyeyi wagumye ahaguruka kuva kare, nyabuna reka tumwumve. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Urayeneza Anita, ndi rwiyemezamirimo w'umugore. Aya mahirwe mbonye yo gufata mikoro ntabwo nayareka ngo agende. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntakubwiye ko ngukunda cyane kandi mbikuye ku ndiba y'umutima wanjye. Icyo kintu nkaba ngihuriyeho n'abagore bose bari hano ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, usibye intambara ziri hariya muri Kongo, ariko ubundi mu Rwanda turatekanye, dufite ubuzima, dufite amahoro, dufite ibyiza byose, kandi ni ukubera wowe, tubikesha wowe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, waratuvunikiye cyane imyaka 30 irashize. Dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse, uri kwinjoyinga u Rwanda, uri kureba ibyiza byarwo, ariko uri nko mu karuhuko. Ese Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu, urubyiruko rugatanga imbaraga, ba rwiyemezamirimo umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga, ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko wabidutoje. Ese ni iyihe systeme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye. Ejo aho bukera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki mwatwizeza mukatubwira muti dufatanyije? Naba rimwe mukimbwira. Ibyo mbaza bari wowe bisubiza. Yanakubwiye ko niteguye kuruhuka. Ku buryo twizera ko nubwo muri mu kiruhuko umutekano wacu tuwufite. Ariko mwansubije ikindi nabasabaga nk'uko mudahwema kutugira inama. Ese twebwe nk'abanyarwanda nubwo twite gutanga byose, indi nama irenzeho mwatugira kugira ngo tugire umutekano urambye, abazukuru bacu n'ubuvivi tuzaba turi mu Rwanda rutekanye, ni iyihe? Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Gusa turatekanye, ndizera ko n'ibisasu bimira ibindi wabibonye. Hari twakwakira n'uwa nyuma, hanyuma tugasoza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Shesi Ndayigaya Musa, ndi mufti w'u Rwanda,
mpagarariye abayisilamu bose bo mu Rwanda, ariko nk'abandi na visi perezida wa kabiri w'ihuriro ry'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika. Mu mbaga rero yabo duhagarariye muri abo bemera mu myemerere itandukanye, turabashimira cyane. Ni byinshi byo gushima, ariko bitatu by'ingenzi kubera umwanya muto. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane nyuma y'ibihe bikomeye bya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubu nyuma y'uko ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bwasenyutse, ariko nyuma y'urugamba mwayoboye rwo kubohora igihugu mwe n'abari babafashije, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu bumwe nta kindi twabugurana. Ni nayo mpamvu twiteguye gukomeza kubuharanira no kuburwanira no kubwitangira, kandi tukaba twiteguye gufatanya namwe mu kurwanya bariya bose bashaka kutugarura muri ayo mateka y'amakimbirane no gucamo kabiri Abanyarwanda. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaduhaye igihugu gifite agaciro, cyagize agaciro mu ruhando rw'amahanga. Nk'uko tubizi, iwanyu abari iwanyu, niho hantu honyine winjira utavuze iminsi uzahamara batakubajije icyo uje gukora. Murabizi mwese inshuti duteraniye hano, abagiye mu mahanga mujya mwumva abategetsi bagenda bahinduka bavuga ngo tugiye kubasubiza iwanyu. Ariko iwanyu nubwo wajya guhaha, niho hantu honyine iyo tugarutse tugeze ku kibuga cy'indege cyangwa umupaka uwo ari wo wose w'ubutaka n'amazi, bandikaho ngo ni umuturage ugarutse iwabo. Bivuga ngo ntawe ukubaza iminsi, ntawe ukubaza icyo uje gukora n'iminsi uzahamara, ariko handi nk'uko mubizi viza barazitubaza, zashira bakatwirukana. Icya gatatu Nyakubahwa twashimira ni umutekano. Hano twumvise ba rwiyemezamirimo, natwe abanyamadini turahari kugira ngo dusenge, kugira ngo dukore, nuko dufite umutekano. Turawubakesha Nyakubahwa n'ingabo z'igihugu na polisi n'abandi bashinzwe umutekano, tunashimira tunasabira. Nagira ngo mbibutse ko nk'umuntu uhagarariye idini, intumwa y'Imana Aburahamu ageze aho yatuje umuryango we, yabasabiye mbere na mbere amahoro n'umutekano, asabira igihugu cye. Hanyuma akurikizaho gusaba ubukungu n'iterambere. Impamvu yabanje amahoro nuko mu mahoro nibwo ubukungu buboneka, kuko barakora bagashora imari, kandi mu mahoro nibwo abantu baryoherwa n'ibyo babonye muri bwa bukungu, kuko n'ubundi bitunze nta mutekano ntabwo byakuryohera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashyigikiye kandi ingamba mufite zo kurinda igihugu cyacu no kurinda umutekano turazishyigikiye. Nsoza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke b'ayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'Abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore Nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo nabura iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntago twakorera hatujuje amategeko, ariko ahabyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda, duhora tubasabira ibyiza. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwakoze kuduha uyu mwanya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane umwanya mwaduhaye, turabashimira cyane ko mwaturinze kongera gusubira mu icuraburindi. Hari umugani bajya baca mu Kinyarwanda ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma, ariko ngira ngo turaza kuhindura tujye tuvuga ngo urinzwe n'intare araryama agasinzira kandi akabaho.
mwarakoze rero kuhatubera turi kumwe cyane muri byose ariko murabizi buri gihe akenshi iyo muje muri iyi nyubako tujya tubabona mu bitaramo turabikunda cyane gutarama iyo muhari n'ubu nimwahagera ngo tubure kurya show nk'uko abanyakigali bajya babyita njya mbona binashobera aba contre succès bakavuga batse ko twumva ibiturika hirya ariko i Kigali ngaya magare ngibyo ibitaramo n'ubu reka twitaramire Butera Knowless na King James umwanya n'uwanyu muze mudufashe gutarama hamwe na perezida wacu dukunda.